Karibu. Kuko. Urahoreya? Uraho neza Jose? Obe. Kuko mana. Uheruka kera. Uraye inkumi pe. Jose rwose nawe. Erega shenge umuntu abagomba kwiyitaho bihagije. Ngewe birangoye rwose. Kwiyitaho bikugoye gute se uri umugore? Nta mafaranga ufite? Yewe, amafaranga si ikibazo pe. None se? Ikibazo nyine ni umwanya. Nkorera kure, nta ntinze. Nagera mu rugo nkajya kwita ku bana. Ko nabo babiriranwa n'abakozi gusa. Apu, ubwo se byo nibyo byatuma utiyitaho. Ngiye rero muri kamere yanjye buya nkunda gusa neza. Ahubwo mvuza abana. Ndibuka. Ko nta mwana ukoma baryamye iki gihe. Oya ntabwo baryamye. Ntaba hari nta nubwo baheruka. Kumwanzireye. Wikanze ikise? Bari kwa nyirakuru. None se bavanye mu ishuri? Oya bariga ariko bigayo. Ngo bigiriye mu cyaro. Niho biga nyine. Cyore. Ubwo se ni gute ukura abana mu mujyi bigaga mu mashuri meza hanyuma ukabajyana kwiga mu cyaro kandi utabuze amafaranga rero? Nanjye ngo kwiga mu cyaro nako kuba kure yawe. Njye numva harabahemukiye pe. Mbahemukira gute se niba ari kumwe na nyirakuru? Cyangwa wibwiye ko kuba batari kumwe nanjye hari icyo bibatwaye? Hari uwo nonse urimo? Oya reya, rwose. Umwana ntabwo akenera kubana na nyina igihe amwonsa gusa. None urumva hari ubundi burere n'urukundo abakeneye guhabwa n'ababyeyi uko agenda kura igihe kibafite. Ko nibo abantu ba mbere yisanzuraho akababwira ikimuri ku mutima. Nuko ye. Icyo gihe nyine bituma nabo bamenya niba hari ikibazo umwana ashobora kuba afite gishobora kumwangiriza mu mikurire ye ndetse no mu bwenge. Bose ntabwo ari ukwiriye kwikuraho abana kandi utabuze ubushobozi bwo kubarera no kubitaho. Ariko Rwanda mugira ibibarushya koko. Ni gute ushobora kwikora ukanyumvisha ko abana bafite ikibazo kandi ngiye mbizi neza ko ntacyo bafite? Uzi ko muvumwe n'umutwaro mutikoreye koko? Dore niho muhera mukagenda mwikoreye umuntu mumuhunza imihanda yose ngo yakoze ishyano. Umva Jose, ibyo nkora byose mbikora nabitekerejeho bihagije kandi nabikoreye imibare. Ni inama naguhaga nk'inshuti yanjye muvandimwe. Nuko ye. Bose nta kindi naringandiriye. Ahubwo se ko ninde ubafasha gusubiramo amasomo? Ntawe. Abana banjye se ko bazi ubwenge? Cyangwa ngewe nigaga ari mufasha gusubiramo ayo masomo? Nabuze kwiga se ngo minuze. Yewe ndagusetse. Erega nshuti yanjye nuko ndimo kukubwira ukanyuka inabi aho kumva neza ibyo nkubwira ngo bitekerezeho. None se urashaka kuvuga ko bagomba kubaho nabi bavunitse nkuko nawe byakugendekeye ukiri muto? None sinakubwiye se ko bitambujije kwiga ngo minuze ubumbe bayeho neza. None se niba twarabayeho ku buryo bugoye bitewe n'imiryango twakomokagamo nta mikoro yari ifite cyangwa se yenda binatewe n'imyumvire yari ikiri hasi koko tubiraga abana bacu kandi ntacyo tubuze? Koko muri iki gihe tugezemo reya ko tujijutse tukaba tuzi agaciro ko kwita ku mwana mu buryo ubwo ari bwo bwose mu bushobozi umubyeyi afite, ibyo bintu utekereza byari bikwiriye kandi warize? Wa mugore we, ariko noneho ndumva wajuje. Umva urimo kuntera stress y'igiko nakubwiye ko nta kibazo abana banje bafite. Kandi nanjye ari uko. Abana barakuze, nabonye umwanya uhagije, ubwo mbere yo gufata umwanya wo kwigira mwiza ngo ndakomeza kwikunga mu bana. Mama horo madam, mama horo. Rwose. Niko se muko, ko nshimye wenda wavuze ko bazi ubwenge, ubwo ninde ubitaho ku isuku yabo? Kubakarabya, kubamesera, kubajyana ku ishuri n'ibindi. Nizera ariko ko wajyanyeyo n'umukozi? Umukozi ntawe, urabyumva? Ariko se sinakubwiye ko bari kumwe na nyirakuru? Erega nakubwiye ko gahunda zanjye zose ziba zirimo imibare kandi ihagije. Urabyumva? Yewe. Ndumva bikomeye pe. Ibiki se bikomeye? Ntabwo byoroshye. Ubwo se ko navuze byinshi ntunambira amakuru yawe wowe. Imisatsi irakwisha ariko. Yewe amakuru ni meza. Ubu akazi naragahagaritse ngiye kwiga hanze. Kagira inkuru rero. None se wabonye buruse ya leta cyangwa? Oya, ni ku kazi banyohereje kwiga. Mbese kubera ko nabaye umukozi w'indashyikirwa w'umwaka nicyo gihembo bampaye. Ubu ngiye gukorera icyiciro cya 3 cya kaminuza kugira ngo nzagaruke bampe inshingano zisumbuye kuzo nari mfite. Yego shenge, uri umunyamahirwe pe. Urakoze. Cyangwa shaho bose mu byumva kimwe niyo mpamvu yagutonesheje. Ariko ni umugore mwiza rero. Oya rwose, oya reya. Harira rwose. Nge ntabwo ibyo bintu mbigenderamo. Icyo mfana na boss ni akazi. Nta kindi rwose. Byongeye kandi mfite umugabo w'umunda ndetse n'abana. Ntabwo nabona umwanya wo kujya muri ayo manjwe.
maze ubu ndibaza ukuntu nzamara imyaka ibiri yose ntari kumwe n'umuryango wanjye, ariko ye cyane cyane abana banjye nkumva sindi kubishyikira pe. ariko ye Niyo mpamvu nageze hano nahasanga irungu, kandi nzi kugira abana ngahita mbigira intambara. nibyo nyine Dore ko nkunda abana kubi. ariko koko mugira ibibavuna Uteze. abana se baguhangayikishaho ibiki ntabwo bazaba bari kumwe na se ariko narumiwe ko hari umwana utakiri kwibera guhangayikisha mu ruhi rwe Mva ye. nubwo yaba yonka kandi apfa kuba atari wenyine. Ye. njyewe najyaga nyoberwa impamvu mbona abagore bamwe mucupira kandi mwitwa ngo mufite amafaranga murita ku bana banyu bikumara iki gukorera amafaranga warangiza ugahora uko wishakiye kwambara imyenda bitajyanye utazi ibigezweho Ariko seriya, ubwo urumva wakomeza kubaho nk'uko wabagaho uri inkumi kandi uri umubyeyi bigashoboka, cyangwa undusha kurimba uretse kwiyemera. umva mbese urabona nsa nawe none se simbyiruye niko Jose Ndakumva. nta matwi ugira nakubwiye uko ikibazo nagikemuye naho wowe ngo babajwe nuko uzajya kwiga abana bagasigarana na se wakabimenye se ko ari se azabitaho cyangwa bareke. Ikibazo si icyo rwose se anabitaho cyane, ndetse wenda wasanga nandusha, ariko disi nanjye mba nifuza kubaba hafi yewe ndetse no kubungabunga ubuzima bwabo no kubaha urukundo rwa kibyeyi nka nyine reka. Yewe umva nzabakumbura pe. yewe none se ugiye wibwira ko kuba ntari kumwe n'abawe uko mbanga musamo iyo nabonye akanya nkajya kubasura nkabaha n'ibyo bakeneye, kandi no mu biruhuko iyo nta gahunda nyinshi mfite ndabatumiza bakaza ariko se ubwo nakwizirikaho abana nkiyitaho ryari koko. Aha. mva mujye muba abasirimu Yego ye. nkawe gukorera amafaranga menshi ubu usute koko urasute untera stress gusa. Ntugutera stress. Stress nyine Stress gute se? Ye nta kibazo mfite ariko kandi mbigusubiriremo. Nondusha kwambara neza rwose. mva ntaho duhuriye Ubwo se izo mpenure wambaye nizo zibereye umubyeyi uhekeye u Rwanda koko. impenure ni ukuri Dore waranitukuje abaye urunyanya. Uzi ko ushyira ubuzima bwawe mu kaga ariko. umva Jose ujya ushaka amavuta ahenze ubundi urye neza utembere uko ushaka nyine umere neza mbere ngo ntaho watembera wisigiye abana yewe abaturage muranshimisha koko naho iby'impenure byo nyine bindekere n'ingize icyo bimariye. Ewe amavuta ahenze usitekereza ko nyene n'isiga aciriritse. Ariko si ngombwa kwitukuza. Aya si ngombwa niko. Erega burya buri wese agira uburyo bwe bwo kubaho. Ariko kutikoza abana uri umubyeyi nkubwire ntabwo ari ubumuntu pe. Ahubwo reka ngende burije ngenda nyine naza gusanga basinziriye. yewe ngaho urabeho Basinzira n'abaganirije rwose ubwo rukumbuzi sinabikora. ngaho urabeho jya mu bana ngenda mu bana. ariko se buriya wa mugani Jose ntambwiriyemo yabona uko nihagazeho ariko arambwiye ye wagira ngo nuba muntumye pe ni mu gihe afite umugabo naho wanjye naramutaye niyo murekera abana be singiye kubaterera nyirakuru yewe noneho nta n'udufaranga mperuka kumuha ubu se abagabo ni iki ubu se wabayeho ate ariko se niba ry'ibyo bahinze asikiwe yewe nari nimereye neza none kariya kagore kaje kumvangira gatumye mbitekerezaho cyane kandi nta n'icyo nzabikoraho gusa karamvangiye kankuye muri mudu nari nimereye neza. ariko mwabana mwe mwagiye gukinira ku musozi ko murimo kunsakuriza ntese uhurira wabaye iki? Mucece Ndakumva. ndashimye aramfasha maze nuko amubitsa mu nda. Yego mucece amukubise ndeba. haguhoye iki? ariko sinababujije kujya mukina murwana ihorere shenge. Twakinaga agapira abanye namutsinze ashaka kwirukankana nuko murusha imbaraga ndawumwambura hanyuma ahita ankubita. ndayishimiye ese kutanyitaba kandi usigaye usuzugura wa mwana we sinzi ko nzagushobora amahane yo wagira ngo sinzi. ngwino hano umbwire impamvu uhora ukubita abandi bana. Mukecuru ndakumva. Erika yambaye umupira arambwira ngo no mama we yamuzaniye ngo nanjye nzabwire mama wanjye azahangurire kandi mama wanjye yaranjugunye. ngwino nkubwire humura njyewe ntabwo nzakujugunya
kandi umupira mujye murukina mwese urumva Deri ntukajye ubwira abandi bana ibyo bigambo ntazagukubita ngaho musaba imbabazi umubwire ko utazongera kumubwira nabi. Mbabarira ntabwo nzongera. Ndayishimiye nawe saba imbabazi Derek umubwire ko utazongera kumukubita. Ubara sinzongera kugukubita. Maze mujye mukundana kandi mukine neza mudatongana mutarwana sibyo bana ba? Yego. Ngaho nimukarabe muze mbagaburire. Ese abandi bana barihe ko ntababona? Mubahamagare muze murye. Tugiye kurya. Mukecuru njyewe ndarya kabunga. Kubera icyo utarya Deri ubwo rero nutarya uraburara nta bindi biryo biri muri uru rugo. Reka mbahunge. Ariko umuntu abyara abana akabavunikira bagakura bamara kugira icyo bageraho niba mumenye koko babyara ntibite no ku bibondo byabo ngo nyirakamana n'inkomeze ngwane n'impinja zifite base na ba nyina bakorera amafaranga. Ku mugani wa Derek se umwana azarya akawunga katagira n'utuvuta guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru koko nabwo ari uko ngombye kujya mu myenda ya rubanda. Ubu sizongirwa ababyeyi ntizihaha zikarya neza zonyine mwana we. Mukecuru ko wivugisha? Ceceka mwana wanjye biba byanyobeye. Ngwino ujye kurya twagusigiye. Mwebwe se mwahaze? Yego twahaze ariko Derek we yabyanze ngo birabishye ejo uzabikarange. Nzabikaranga nte ko nta mavuta se mfite? Ese ubundi ko mama daheruka kudusura ngo atuzanire amavuta n'umuceri nabona ko tugukumbuye muhamagare mukecuru. Hoshi tugende twinginge Derek arya taburara. Deri ngwino mwihera ibiryo mwana wa. Ibyo birabeshya nishakira igikoma. Urakinywera hose ko nta sukari ihari? Oya mukecuru ndakumva. Amafaranga njye kwigura njyewe nta bwoba ngira. Nta mafaranga mfite bana banjye. Nimwihangane mukinyweraho ejo nimuva ku ishuri muzasanga nabonye isukari mu kimwe kiryoshye. Papa azaza kudusura sasa nyine isukari? Nzaba nayibonye. Maze mujye murya ibyo mubonye mukambabazi dore nta bindi mba mfite. Yenda Imana izadufasha tujye tubona n'ibyiza sibyo? Ariko mukecuru ndakumva. Ni wagiye kubwira? Mbwira. Uzi ko mwarimu yambajije ngo kuki tuba mu cyaro kandi wacu ari abakire baba no mu mujyi? Eko wamushubije ngo iki? Naramubwiye ngo simbisi. Jya wicecekera ubihorere mwana wanjye. Ese undi ko ariyo yayo abura kukwigisha akakubaza amafuti? Ibyo se bihuriye hehe n'ibyo mwiga? Yegora nanjye tica yarabimbajije. Ngo iki? Naracecetse ndamwihorera ariko na mama yaraduhemukiye. Umuntu utadusura ubusabana ko tutamukumbuye dore n'inkweto zacu zaracitse. Birirwa baduseka ngo twambaye ibikweto bishaje kandi wacu ari abakire. Ahubwo njye tica yarankubise bafite urusatsi n'inzara nk'iby'ingegero. None ko nta mafaranga mfite mwabana mwe muragira ngo mbigenze ntago mwanze ko ndogosha n'umukasi ngo muzajya kwiyogoshesha mu mujyi? Ubwo nyine muzategereza abaso n'abanyoko babakorera ibyo mwifuza. Ese waduhe telefone twahamagara mukecuru? Buriya wasanga twebwe tubahamagaye bazaza kudusura. Nta mafaranga ari mu mwana wanjye. Ninyabona nkayashyiramo nzababaha muvugane wa mugani. Ndumva mumaze no guca akenge. Ngaho nimujye kuryama dore amasaha arakuze. Yego mukecuru reka tujye kuryama ejo tutazakererwa. Ngaho murota Imana nawe. Naho ubundi rero Reya ndakumva. Icyo naguhamagariye kwara kugira ngo twige ku kibazo cyo kwita ku bana bacu bari kwa mukecuru. Ngo ikibazo nyine. Ikibazo bwoko ki? Ntacyo nzi ngewe. Ariko se tuzi ubanze wumve ko ibintu bimeze. Ndakumva rwose mbwira. Urabona dufite abana baba kwa mukecuru kandi bakeneye kubaho ndetse na mukecuru ntabeho nabi cyangwa ngo avunike. Uranyumva? None se yakubwiye ko batabaho cyangwa avunika? Uyu ntabwo naguhamagaye ngo duterane amagambo ariko ahubwo nagira ngo tujye inama. Aherutse kumpamagara arambwira ngo ubukene bumumereye nabi. Ntibakibona isukari n'ifu y'igikoma ngo kandi n'ibyo kurya byarashize. Nizere ko ahise ubikemura ariko. Ese ubundi ko numva mvuga ukaningura nkaho bitakureba. Nigewe surere rero yenyine. Nigewe Okay reka nkomeze. Umuceri nabwo byashize nubwo bitari byinshi ariko nije wari wabiguze. None se ikibazo kiriye? Ikibazo kirihe? Ahubwo numva witerera hejuru nkaho udashaka kubyumva. Uheruka ryari? Igihe merukira cyose se ni ngombwa kuguha raporo. None seya kuzi ko nawe ufite y'abana ndabafite nyine ukabutita ku burere bwabo
harimo no kubamenyera ibibatunga urumva ngewe rero nzishinga ibyo byose ikindi kandi kuzi ko ari batoya banakeneye kubeserwa gukaraba n'ibindi ubona mukecuru azayivamo ko we ntacyo bikubwiye yaba wantongeraga gutyo hatarimo n'uwawe umwana umufiteyo kandi nuko nawe nabona neza uburyo mwirera ariko mbirimo nakazi umenye ko uri umugore kandi ufite iwawe kubana n'abana bawe ntacyo bikugoyeho na gato ikindi kandi kubindeba nta kumva ntagize ariko bikaba nk'agatonyanga mu nyanja ahubwo rero ashaka kuniranya na mama ngo niwe uhaha wenyine mbese ibyo bibazo byose uvuga ntacyo ambwira kandi wowe bikurya yese si ukuguteranya untega amatwi unyumve ahubwo bitumye menya ko inshingano zawe nk'umubyeyi ntacyo zikubwiye no kuba abana babayo nta kibazo ahubwo ikibazo ni uburyo babayeho n'uburyo ubarera atagenerwa ubufasha uko bikwiye kurera si umukino ariko reka nkubaze ubundi wampamagariye kumbwira ubusa cyangwa ewe ibyo navuze byose ugize utyo bikujya na zero rero ubwo rero mama mwashatse kwishyira imbere ngo mugaragaze ko ari mwe mufite umumaro umva muvandimwe tega amatwi ntabwo naje gushaka urwangano hagati yanjye nawe uranyumva neza nta nubwo ngamije kwishyira imbere nk'uko ubivuze ntutishyira imbere ayinya tugomba kumenya inshingano zacu nk'ababyeyi mama agezaho nawe yakagombye kubarya neza akaryama agasinzira kandi akitabwaho none imihangayiko y'abanenda kumusaza nk'aho akibyara wakabimenye se nyine umaze iki ari njyewe rero wowe nyine ukuntu ari wowe bibabaje nta n'icyo bikubwiye mbese kuba nyoko yirirwa ahangayitse ngo abana bararya iki akarara adasinziriye kandi ageze mu zabukuru ntaho afite akura wowe wirirwa wizunguza nk'inkumi iyo utagira icyo yikanga iyo nijunguje ariko ubwo ibyo ni ishyari gusa ishyari ry'iki ariko niba ushaka kunyirukanira abana utangije amafaranga wabwira ko batabaye iwanyu babaho nabi ese wowe watwaye umwana wawe ra wamutwaye ku bundi rero reka nkubaze njyewe remi ntakugira ishyari ngo utaringirira se singamije no kwirukana abana urankurikira ahubwo nagira ngo nkwibutse ko tugomba kumenya inshingano zacu urumva neza naho kumbwira ngo ni intwaro wanjye igihe nikigera nzamutwara uzamutwara kandi ntibizanambuza kujya amenya uko mama yaraye nuko yiri kuko mbabaje nk'umwana we nanjye rege nikigera abanjye nzabatwara urabyumva harya ngo sinkurusha amafaranga uyandusha rwose bisubiremo yewe kuba uyafite urya wenyine se bikumariye ikiri ko nureba nawe uzarwaza bwaki jewe wowe nyine ngo ndwaza bwaki none ako nagasuzuguro urabyumva ko nagasuzuguro icyo nakubwiraga nicyo nubwo bwose nagosoye mu rucaca ntacyo bintwaye giko nagombaga kubikubwira mama Derika yanze kwitaba telefone ngo nawe nibura abe yaje tujya inama twese cyangwa n'abantu ke nkawe numubona uzamubwira ibyo namushakira wanyindiye ahubwo wanyikiye gahunda rekana nigendere ntacyo igendere nta kibazo bintwaye igize yewe nk'ubu koko nzishingira guhahira abana bafite ba nyina b'abakire nakasuzuguro nk'akariya koko nta mafaranga nifitiye babajwe na mama ugiye kwicwa n'inzara n'umuruho buriya se ririya shyano ririrata amafaranga ritita no kuri nyina no kubo ryabyaye ahungu mwe ibyo nkora byose ariko mbangirira mama nta kibazo ariko rero yarabeshye ngiye kuzafata icyemezo kandi azakibona niba gutanga iposho no gushaka umukozi bita ku bana babo bibananiye nzababwira abafata abana babo babajyane nanjye njyana uwanjye cyangwa nanjye nzabivemo sike undi ni njyewe nyine mama yabyaye uracyabaho uraho neza yego ugira amahoro urakoze mari bicurusha sinaguherukaga rwose komera ndaho ndabona wari uhamereye nabi da burya ufite n'imbaraga winshinyagurira di imbaraga zahehe ko ari ukubura uko ngira reka mbe nicaye ndananiwe ko mbona suri n'igikapu uzindukiye he di ngiye kureba icyo nahaha ku isoko yenda wowe uracyabona agafaranga ko kujya guhaha shenge ngewe izo nzira zijya ku isoko nziheruka kera ariko burya abakire namwe muraganya bigezaho yego nyagasani ngo iki abakire nkamwe ugize ngo abaki abakire ariko kuko mbagahinda k'inkoko kamenywa n'inkeke yatoyemo ntabwo nari nzi yuko ndimo kwiha amenyo y'abasetsi none se nturi umukire ndabeshya yego ma twese yari ufite abana bize za kaminuza kuri uyu musozi uretse wowe komera gusa ikindi kandi waranashingiye mu mujyi mu bakire ubwo se mbese hehe koko nuko urakoze kumvugiraho neza di nanjye nari nibajije izo muheza kuza kunsuhuza ubundi se kutajya unsura mu rugo niba ari urukundo mfitiye ariko si ubwo koko urakomeza yego di
umuntu ufite abana b'abakire babiye mu mujyi se ni gute ubura amafaranga yo kujyana ku isoko guhaha ko ngewe wari uzi nibaza bikanyobera urumva byumvikana ceceka di nakumvise gusa baca umugani mu kinyarwanda ngubwira uwumva ntavunika numvise di ntunyumve nabi mugenzi wanjye ntabwo nkuvugiyeho neza ntacyo dupfa yego di urakoze twebwe tuzi ko hadamaraye kubera ko ufite abana b'abakire rwose ariko ubwo uri muyahera kandi ntitubeshye ikindi kandi ni uburera abana babo ndabaye se ubwo se kuko ntubariraho yego mana ariko murakomeye ahubwo nkubonye uhinga ndatangara uhinga wenyine nta n'umukozi muri kumugufasha yego di ndagira uriya mukecuru no gukunda amafaranga gujeni bivugira ibyo ushaka n'ubundi ndakurenganya rwose ku myaka yanjye ntabwo nakagombye kuba ngifata isuka ngo ndahinga ibyo mukeka byose muribeshya kuko siko biri ngo abana b'abakire none ubukire bwabo ntacyo bumariye niba utanabizi ndaburara nicwa n'inyota kandi bahari yego mwabasindimo ngo uraburara cyane rwose ubwo se n'abari abana baraburara ariko mana we ntabyo uzi bataburara nabagaburira ibyo mvanye hehe aya maboko azahinga abagaburire bahage ngewe ariko ntabwo ndimo kubyumva iki tumva ni iki bujeni ubanza ari urwenya ubwo uragira ngo unyumve yewe ubanza nanjye narengereye ngatakira abashungerezi n'abashinyaguzi ese ubundi uretse ko muzi kumvugiraho neza nk'abanzi ubwo wowe wambaye igitenge cyagushiriyeho ari uko udafite umugabo w'umufundi ntahora yubaka amazu ya rubanda kandi agahembwa aho ho nanjye urampamije umugabo se ko ari umwana wundi nagira ngo yenda ababyaye neza mbese ababyaye abanyabwenge n'abakire ntabwo bagira ibibazo nk'ibyo umbwiye da ariko ushobora kuba wavamo n'umugome urumva ubwo bugambo ukomeza gusohora mu kanwa kawe umuntu w'umubyeyi avuga amagambo nk'ayo koko yewe narimo nicuza igitumye nkuganyira ariko nta kibazo nabyo bitumye numva akakuvamo ni ukubabona mugenda ngo muri abantu mugasuhuza umuntu akagira ngo ni urukundo kandi urwango rwenda kubamena inda cyo genda umuntu azavuga ibyo areba bizire rero ibihe ibiki ese ubwo abakene tuzarira n'abakire murire bigende bitera ariko mana yanjye umva bujeni ntuzongere kuntera isese mumbwira ubugambo budafite shinge na rugero unyiciye umubyizi gusa ngo uransuhuza iyo menya kuje kuningura simba naguhaye umwanya wanjye ugatsinda ntugenzwa na kamwe yewe reka nikomereze urugendo bikomeze ugende yewe n'ubundi ngo amaboko ataretse ntaramukanye genda ubanza nari nasaze ariko disi ubanza ibyo nyirakamana avuze ni ukuri yarananutse yashizemo cyangwa ni ubusambo bwo kubasangira n'abuzukuru be aha iby'abakire sinabyizera bahorana amarira adashira niba baba bagira ngo batagira uwo bahembura uzaranyobeye cyakora shenge niba uzambwiye ari ukuri kubyara k'ubu ntacyo bimaze ariko aba bana ko batumva noneho ra byagenze bite nuko isaha yo gutaha yageze ngaho nimugende divi uryamye ku ntebe biti nakomeje kwigisha udakurikiye none uraniryamiye ntushaka gutaha kandi dore waje kwiga hano uri umuhanga none umaze gusubira inyuma cyane ndumva ndwaye urumva urimo kubabara he umutwe urimo kundya cyane kandi ndumva nta n'imbaraga mfite ese wavuye mu rugo ariko umeze yego niko maze iminsi imeze mwari none se wibwiye mama wawe mama se namukurahe ntawe uhari ko mama wawe ntawe uhari yego nawe ariko uramufite yego ndamufite ariko mbana na mukecuru njyewe n'abandi bana mbere yo kuza kwiga hano se wigagaye nigaga mu mujyi maze mama aratuzana ngo nidusange mukecuru abe ariho ngo tumuteshe igihe maze nta nubwo ageza kudusura kandi yari yaratubeshye ngo azajya adusura kenshi aduhe n'ibyo dukeneye maze n'inzara iranyishe niyo mpamvu nari ndimo gusinzira ese ntabwo umukecuru yari yakugaburiye erega mukecuru ateka ibiryo bikatunanira kubera ko biba bibishe kandi yatubwiye ko nta n'amafaranga afite yo kutugurira ibyiza maze nawe arabirya bikamunanira
nta nubwo aba afite amavuta yo kubikaranga, hari n'ubwo tubirya nta munyu urimo bikatunanira. none se mukecuru wawe agira telefoni? Yego arayifite. none se mama wawe mujya muvugana kuri telefoni ya mukecuru? duheruka kuvugana kera, arambeshya ngo azaza kudusura ejo kandi ntiyaje. Maze hari n'igihe mukecuru amutelefona akanga kumwitaba. harya wambwiye ngo uranashonje? Yego mwari, inzara iranyishe kandi iyo nshonje ntabwo mba numva ibyo twigisha. wowe reka nguhe hano mu isakoshi nari ifitemo akabiswi marebe ngahakira. Murakoze. none se numara kurya ka biswi duhamagare mukecuru akujyane kwa muganga? Yego, cyangwa uhamagare mama ari we unjyana. none se mama nataboneka vuba? Erega mukecuru nta mbaraga afite kandi nta n'amafaranga afite. ngaho ngwino tujye hanze ufate n'akayaga turebe ko ufite n'agatege ko kugera mu rugo. Mwari, karame. uriya mumama uzi ko duturanye? muraturanye? bikamuhamagara azi. umva nimwe reka duhamagara. nijye muhamagara. ni wowe rwose. ngwino nkubaze gatoya ndaje nta kibazo. muraho neza? muraho namye. yego Divine, ko hasigaye hari abandi bana batashye bite? Divine yarwaye, ahubwo nari ndimo nibaza ukuntu agera iwabo byanyobeye. ariko rero disi uyu mwana ndabona n'imibereho yidahwitse. reka amaze kunanuka karimo kugwingira, yewe sinzi rwose. Divine se musanzwe muziranye? disi turaturanye aho aba kwa nyirakuru. ese arakubonye arambwira ngo arakuzi muraturanye, ngira ngo arambeshye. oya ntabwo akubeshya rwose, turaturanye neza. none se ko wari urimo uvuga ngo imibereho ye ntihwitse ukabayeho urakuzi? ariko disi wowe amaso ntaguha koko mwari. kuzi ko nawuze mbireba simbitindeho cyane ko ntajyaga nkunda no kumwitegereza. nibyo koko disi. Divi, genda ube wiyicariye mu ishuri urangize kurya iyo biswi yawe, hanyuma ndebe uko naza tukakujyana kwa muganga. Yego. ko numvise suzi imibereho y'uriya mwana bimeze bite? yewe umva, iwabo buriya mwana ni abakire batuye mu mujyi. nyine reka ndamuzi avuka hariya hafi aho bita kwa Mukire. nuko nyine umukire uwo yari se ntabwo akibaho. ibyo uvuga ni ukuri? nyina ni umukobwa wa Mukire rero? niwe rwose. mwana yanjye, ahubwo se uragira ngo niwe wenyine ko n'abandi bana bahavuka bose ari abakire? ubwo rero ndatangaye. nkurikije ibyo Divine yambwiye byose n'ibyo nawe unyibwiriye, nareba n'umuryango akomokamo, tumva rwose ntarimo kubyumva neza. si wowe wenyine wa mubyeyi we, twarumiwe twese. uriya mwana agiye kurwara bwaki kandi avuka mu bakire. ariko kandi nyirakuru aherutse kunshira amarenga ko iwe rukinga babiri. ndamutwama kuko numvaga bidashoboka, ndetse dutandukana twanashwanye. shenge ntiyambeshyaga. nanjye ntabwo ndimo kubyumva neza, ariko gusa birababaje cyane. gusa yari arimo guhinga, ubona nta kabara gafite na gake, dore ko amaze no gusaza. nuko ambwiza ukuri ko abana be ntacyo bamumariye. wumve ngo ntacyo bamufasha, kandi nabonye urugo rwe rwuzuye abuzukuru. uranyumvira? ararera abana uruhuri, kandi ngo base na ba nyina nta rutoboye bamwihera. gusa birababaje cyane. reka twe kurangarana umwana atarembera hano. igendere, urakoze kumpa amakuru, reka ndebe uko najya kumuvuza. urakoze disi, Imana iguha umugisha. yego namwe murakoze. nikore miye. ndakumva mama. muragenda mukibera iyo ngiyo za Kigali, ntimwibuke no gusubiza amaso inyuma koko. reka ni gahunda nyinshi se. ese ko nshimye ngewe ntacyo mbabwiye da. ibi si ibibondo byanyu mwaje mugaterera hano, habe no gutekereza uko bizabaho. ariko nyirakamana naruha koko, muzi kumpa amenyo y'abasetsi gusa n'ingirwa baturanye ngo ndi umukire da, ngo ndi umukire, kandi nayura amenyo akagwa. ariko se rwose mama, nje kugusura nizanye mbakumbuye, ukabanyakira izina bigeze aho ngaho. oya rwose Remi, ibi byose ni agahinda kagira mubi. cyakoze we wajya kugerageza
none wabaye nk'abandi bene sodisi. ntabwo ari njye mama. Kubyara k'ubu ntacyo bikimaze koko. Oya kandi wivuga. Yaba yaririye wari uhingutse hano mu kigo cyawe ngo mubwire ko ari imurori. Mama ndagusabye rwose tuzi. Ntuzi iki? Ihangane rwose gabanya umujinya. Naho rero we mwihorere nanjye naramuhebye nta muntu murimo. Mukuru weho ntajye nitaba umuntu. Mva nawe magara agashyirwayo pe ntashobora gufata telefone. Ariko se kwanyakirije umujinya ntunambwira amakuru yanyu mama. Ngo amakuru Remi icyo utabona ni iki? Ubu si 8 wigeze ubona hano hacumba kotsi? Genda urebe mu cyumba abana baracurikiranye wagira ngo ni mu bitaro nta n'icyo kubaha mfite. Mana yanjye cyokora wawe ni usigaye ahenda yagiye ku ishuri nabwo adakoze ku munwa kandi ubonye ngo mpamagara ishyano ya ndibwire ko umukobwa waryo yarembye rimbwiye ngo ninge kumuvuza rizaza vuba kumureba. Ubu icyumweru ntikihiritse hari n'igiceri cy'ijana yigeze yohereza. Ntago mwarimu we ari we nagiye kubona nkabona aje gutwara ubwishingizi bakajya kumwivuriza ngo yarembeye ku ishuri. Mana yanjye cyokora no mubyeyi arakagira Imana. Mama rwose ntundenganye pe. Njye nabaye muri rwinshi rwose ntabwo ari ukwirengariza kandi. Wabaye muri rwinshi rudatuma utekereza ko wabyaye shenge ko umwana wawe agomba kubaho uguri muri rwinshi nyabaki. Ariko disi ntimukangire injiji. Ubu njyewe ntabwo nababyaye sinahingaga mbahetse kandi nkamenya ko isaha yanyu yo kurya yageze nkabagaburira. Ngasubira gutera intabire ngo ejo mutazicwa n'inzara di. Ntimwakuze none ko ku imyaka mfite muracyanyicisha isuka ngo nimpingire n'urubyaro rwanyu kandi mukorera amafaranga. Agahinda nikice koko kagira mubi. Ariko mama rwose ariko ndakariye cyane koko. Ubu ni njye urerera njye nyine. Ceceka hose uratinyuka ukanavumvura. Ese ubundi mwababyariraga iki mutazi n'agaciro kabo? Ubu nararakaye ntunkangishe kuri umugabo n'umenya inshingano ze di akazuzuza. Kandi uko nguko ungana wibuke ko ari njye ubikesha. Ndabizi byo mama. Niyo mubyara ngaterera iyo nkuko wabigenje ntago ubungana utyo. None uratinyuka ngo ya mama rwose mbabarira ndacitswe. Ucitswe iki? Agahinda kawe ndakumva pe. Ariko rero hano mafite amafaranga makeya yenda wareba icyo ujya guhaha ukica isari. Akira rwose mama. Yafata ugenda ubihahe nta mbaraga nifitiye. Nari kujya kwishimira aba waje ubizanye cyangwa ayo mafaranga ukaba warayohereje mbere nawe ukabuje usanze natetse tugasangira. Koko nabaye iciro ry'imigani ngo ndwaje bwaki kandi narabyaye abaherwe. Ese njyewe ndahinga nduwuye aho rimwe ntimuzasanga nahwanye n'isuka mu murima. Ese ubuzi guhinga utariye uzi ibyo ari byo? Abo bana ntubona uko basa ntubareba bagize inzara bagize kutisiga. Yewe ni njyewe uzi ko nabyaye koko abandi barabeshya. None se mama iki mbwira ndamenya mpaye iki koko? Ngaho rwose mbwira icyo ukeneye gende gihaye. Uko ubibona hano hari iki? Genda uhere ruhande uhahe. No mu binci intege no guhahira abana bose njye nyine birimo kandi bafite banyina banandusha amafaranga. Suko hanyuma nanjye nzareke kubahingira ngo sinababyaye rero. Uretse ko nkubwiza ukuri kose Remi singishoboye guhinga. Ubwo tuzaryama twipfira ubundi muhurure muje gukingura. Aha umva numva iki? Nta kintu kibi rwose kiba nko kugira abavandimwe babi. Naho kugira abana babi. Mama ndakumva rwose gusa ngusabye imbabazi pe. Reka ngende ndebe icyo njya guhaha. Ngaho gufatisha ndaje. Nkubu kuko mana yanjye wampoye iki? Napfumuye iki gituma abana banjye baba babi bigezaho kwicisha inzara bo bibarutse. Rema aba yagerageje ariko nawe abikorana umutima mubi asiganira abashikibi. Ubwo agiye guhaha reka mbe mfatisha umuriro ndebe ko natekera aba bana gakoma ka Divine ko rwose kameze nabi. Nyina nareba nabi ntafatirane hakiri kare azarira yo kwarika. Mbiswama naragenze ndabona urubyaro ruragwira. Ariko wanyiteguye di.
urabona rwose ukuntu wateguye neza ugateka neza Ariko nawe. akaririmbo wacuranze karagera kuri roho neza wamenye ko stress yari yanyishe pe rwose wagira umukunzi yagira nawe ni byose Nukuri. erega disi byari ngombwa ubwo se utitaye ku mukunzi wakwita kuri indi uzi ukuntu uzi ukambara irungu ahubwo se we vuze irungu uranyibutsa abana ntabwo bari bagaruka abana se oya baracyari kwa nyirakuru ariko abana urabona nakomeza kwiteza abana nkazabaho neza gute koko se bahari nakwitaho bigashoboka nanjye byari byanyobeye bagira ngo nisanzure nta nkomyi cyane rwose ariko burya uzi ko utoroshye ntabwo noroshye inyinshi zose wazirungurutse ukamenya ibyo gukora ndakwemeye pe reka ndakuze ntunyinishe ese ko wigeze kuvuga ngo wagize stress wari wayitewe n'iki wakora n'iki umugore mfite yari wagira ngo ni inkunguzi ato reka komeza aho bagire ngaho mbwira nkwimarira ishavu byagenze gute nkunda ko wananyibwiriye neza kimenye nawe mu kigo cyari riyashya no ndakumva ndahari wese mukundwa jya umbwira ntacyo wishisha rwose reka nane kwitamikire rata nabona apeti nyine urabona igihe wampamagaraga umbaza igihe ndi buzire nyirashyano yumvise tuvugana umva abateye hejuru uwo mugore tuvugana ninde urumva nanjye ntimva iruhande ntukarebe itakureba urumva abatangiye kunsomera ngo amenye amafaranga yose ahashirira ngo nta kintu ntimuhara ngo yaracupiye ngo abo nitaho bari iyo bari n'ibindi simba wese dushwanye yo ese nuko byakugendekeye icecekere sheri ndahari kandi ndakumara umubabaro wose naho ibya stress byo wagira ngo hari aho zitaba musaza wanjye we ntaherutse kuntera hejuru ngo sinita ku bana ngo abahahira wenyine n'ibindi byinshi bitampaye agaciro abana se babana nawe byahise ko ari n'ibyo byose byo kwishyira imbere ngo nyina mushime babana n'uwe kwa nyirakuru none se arumva yahaha akarya uwe gusa kandi ari kumwe n'abandi amatiku se akazaza ryari inywere no kuri whisky rata yego rata akira nawe ndasomye abanzi baganye baganye rwose ariko rero niba ari uko ngotomeye ubu gatangiye kongeraho mbega wowe inama imunyoye niyo ikugezemo koko erega karakaze nuko mba nihagazeho kuko turi kumwe nubwo kanyirenze ariko nta bwoba naba mfite kandi mukunzi nkunda ukuntu nyitaba yewe ntukagire ubwoba turi kumwe uba urizwe n'intare y'inkazi kandi abizi sheri nta cyamuhungabanya turi kumwe rwose rero ndijuse ngaho hindura umuziki twibyinire ibi nibyo nendaga gukora hari ubwo nshyiremo akahera reba nawe nyine akaririmba abakundana babyina bakanezerwa nakabonye reka tubyine akangaka ngaho ngwino rero ngo mu byano numva ko Nyagasana agira neza dore ko tutari tunaherukanye ubuzima ni bugufi rega mbega umunyenga mbega kuryama mu gituza cyawe ngo biranezeza nibyo ngaho turize mu gituza cyo gukunda byahebuje mbega ubuzima bwiza we ariko siko nibagiye kukubwira twahose mbwira bunyitije amatsiko nifuza ko tuhazasohokana ahantu hiyubashye tukishima byahebuje niwumva se ahubwo tuzagera ryari sheri panga we gusohokera ifaranga si ikibuze ntabwo rwose ubishatse twagenda koko ko wajya gukomerezayo firingi rwose ko ngaho ngo nazakwizirikaho abana da ubu siyo baba bahari mba niririye ubuzima bene aka kageni ariko rero wibuke ko abana ari umugisha ujya ujya no kubasura rwose unabaha ibyo bakeneye byose reka nawe uba wabuze iki simba naguhaye amafaranga menshi
habura icyako ubuse nubwo ngukunda wagira ngo bimbuza guhahira abana banjye urumva nyina se kare wananiye ushaka gusinyira undi mvugisha ariko rero nanjye abana banjye ndabakunda rwose nibyo none se sheri ndakumva twigendere hahandi wambwiraga none se ko numva nasinze imodoka nayitwara nkayibasha ngaho none ngwino twigire kuryama tutavaho dukora impanuka ubwo nyine tuzajyayo gutaha eshaka nkundira kumenya icyo nkeneye ngaho njyana uryamishe ngwino mukunzi njyana rwose tugende rwose ngwino Mama Shafi, ngize amahirwe mubonye nagushakaga. Nubuhoro se? Koko unciye habi wanjye bose? Gute se kandi? Kuvurya munsi w'ibirori wanjye. Mama Shafi yabaye Mama Shafi wanjye. Hari icyo unkeka se madam? None ko banze ibiryo byanjye ngo burashaka iby'iwawe. Ngo ni sosi ntifashe. Ese nibyo. Urabizi? Uhereye ubu nawe ujye ukoresha karibu sauce tomate. Maze urebe ngo umunezero wagaruka mu muryango. Karibu sauce tomate. Karibu sauce tomate. Karibu sauce tomate ni ikora isosi ifashe kandi isa neza hikagira n'umwihariko w'icyanga kiryoshye ifunguro ubundi rigasangirwa ubudasigaza kuko ikozwe mu nyanya z'umwimerere zatoranyijwe. Akarusho kandi Karibu sauce tomate ifunguka neza kandi ikaboneka mu Rwanda hose. Ushaka kuyirangura cyangwa gusobanuza wahamagara kuri 0788310887. ariko shaho uyu munsi nagize akazi kenshi uzi ko na jina nari nitwaje mu isakoshi nabuze umwanya wo kwinywa erega nimugereka kakubane kenshi kuva wava hanze ibyo yagombaga gukora byari kubye biba byinshi ikindi kandi wanahinduriwe inshingano urumva ko utorohewe ibyo uvuze ni ukuri rwose uyu munsi nagombaga gutegura ibijyanye n'ihererekanya ububasha ngomba gukorana ejo n'umuntu uzansimbura mu kazi nari nsanzwe nkora kandi n'akazi gashya natangiye hari ibindi byinshi nari ndimo nkora birumvikana nyine ndacyanahuzagurika ariko uzi yuko unyibukije wabo ikize undi mu mwenda utari wanyishyura nari nakuretse ngo ubanze uruhuke nyine nabaye umwana mwiza nshyiramo n'ikinyabupfura shaho mbwira we nyicisha amatsiko sha shokora wazanye ziriye ko umuntu uvuye hanze nta kindi tumubaza ese yewe erega nayo ntangiye kubunza imitima nibaza ukuntu umaze imyaka ibiri yose nk'uri mu mwenda ntakwishyuye arisabye pe uko byagenda kose ntiwaba waraziyaho kuziraho sinaziyaho ariko uri bungubite pe narazizanye bazisamira hejuru sinanamenye uwariyeho n'utarariyeho ahubwo disi uranyibukije ejo nyuma y'akazi uzanyure mu biro byanjye sibyo hanyuma tunyure mu iduka rizicuruza ngo urire babasheri biwawe batazangaye naho nyina abana basangira na ba nyina ngo byitirirwa umwana bigatera nyina kabondo mbaye nshimiye icyo ni kimwe icya kabiri rero ni iki ariko ko numva uyu munsi ntari buguhonokera humura ngewe ntabwo ngoye umva icya kabiri rero imirimo mishya tuzahita haryana ariko rwose wazamuwe mu ntera mu kazi ntabwo byarangirira aho da sibyo se umva rwose Mariya rwose humura ninjye nawe sibyo kino cyumweru nikivamo nzaba maze gushyira ibintu byose ku murongo ahasigaye tugende mwicaza ahantu ufate icyo ushaka ntiwumva se nibyo nashakaga ahubwo reka mbe n'umunyu wese kutanagoye umugani wawe mva n'ubu uri bunasome ku gahiye yewe utakugurira byaba ari ubwende pe ariko Jose ndakumva niba ari uko twagenze gahoro ndumva naniwe pe ndumva natega imodoka aho bigeze abana manini we mwaragowe pe urugendo rutanageza no ku minota 30 koko ngurananiwe ndananiwe rwose yewe abanyamugi twararemaye koko kandi nkaho ubwo wakagombye no kugenda n'amaguru ukaba ukoze ka siporo wagera mu rugo ugakaraba ukumva umerewe neza ndumva nashize pe
singiye kukwiyemeraho numva ameze nabi. we hasi ya modoka nyirimo idusangara Yego niyo. buriya wasanga sheri wawe yaramenye ko urushya akaba aje kugutwara wa cyure ahubwo se ko ndeba turiseho kandi byagaragaraga ko iyo tubonye Yihoresha wowe ntabyo uzi. Mariyamu ko babaye ni amahoro. Jose, ndakumva. uko ndeba uko nta byishimo nkigira. Ntubonye ko ari kumwe n'umugore? Ndamubonye. Sha, buriya ureba ntabwo yaraye mu rugo. Nta kimvugisha nka mbere. Mbese yarahindutse bitangaje. Nibyo? Kandi hari umugore usigaye amuhamagara kenshi yari mu rugo. Ubwo rero iyo bamaze kuvugana ahita ndeba nk'ikimbwe hasi. Uriya mugore bari kumwe ko ngiye mbonye muzi. Ni n'inshuti yanjye twariganye muri kaminuza. Ngo uramuzi Jose? Ndamuzi cyane rwose. Mbwira uko yitwa numve ko ari uwo nketse. Uriya mugore rero yitwa Leya. Ubonye ari we rwose? Yego rata. Leya? Iryo shyano rero niryo rinsenyeye. Tuje umuhirwa ari muri dushe. Telefone ye yarasonye. Nuko numvise bamuhamagara inshuro nyinshi ngira amatsiko yo kureba umuntu urimo kumuhamagara udatuza. Nuko mbona handitsemo Leya. Ubwo rero yavuye muri dushe bongera kumuhamagara. Ajya ahagana hirya aritaba. Aje ndanamubaza se uwo muntu ko yaguhamagaye umwanya munini ninde. Aransubiza ngo ntukambaze bitakureba. Ubwo ahita yambara vuba vuba arikubita afata imodoka aragenda. Musabye n'amafaranga nari nkeneye yarayanyima. Ubwo nijoro naraye nicaye ntegereje kwaza. Mbonye saa 6 z'ijoro zigeze njya kwiryamira. Sha burinda bucya da. Telefone yayikuyeho. None numboneye. Aho yaraye ndahabonye. Sha nitugira amahirwe ari bugaruke. Ndabona kuri wa weekend itararangira. Ihangane inshuti yanjye. Ntabwo nari nzi kugenda n'intimba ingana gutya pe. Ceceka shabu narashize. Ihangane pe. Ntubona ko imihanda yo muri uyu mujyi nayimajije amaguru. Imodoka yacu iri gutwaye abagashize. Arya ngo uriya mugore ni inshuti yawe. Sha ni inshuti yanjye rwose. Ariko ibyo mbwiye bihuje n'uburyo mu minsi ishize namusuye ngasanga abana bose yabohereje mu cyaro ngo baramubangamira. Bitakiraho akadomo pe. Ibyo cyaka bishobora kuba ari byo. Ariko nyine no gukeka da. Ntabwo nabihamye ntabihagazeho. None urumva umuntu w'umubyeyi yarikuyeho abana ashaka kugera kuki. Mwihorera ariko tuzashyira tubonane n'iriya shyano. Uzamubwira uti wanda yawe wihaye gutwara abagabo b'abandi. Uti ngiye Mariyamu ntabwo unzi uzambona. Uzabona uwundi we. Uzabimubwira. Nyabona wigira umutima mubi. Wenda wasanga ibyo dukeka atari byo. Ntiwambwiye se ko umugabo wawe ari umucuruzi. None niba akora iby'ubucuruzi byamubuza kunca inyuma. Oya. Ashobora kuba hari gahunda y'akazi agirana na Leya. Akaba ari nabyo bibahuza wenda gusa nta kindi. Ndeka Jose, ndekundorere di. Ibyo bigatuma bagendana bakarara ntibatahe rero. Akagenda nananyiciyeho nkaho nta gaciro mfite mu maso ye. Tuza nshuti yanjye nkubwire. None se niba yaratatashye wabwirwa n'iki ko ari kumwe na Leya? Hega wowe urashaka kundema agatima gusa sinakurenganya. Ubu si by'amaso yanjye yiboneye ntibihagije. Umuntu agakuraho telefone kandi ntatahe. Rekeraho umuvande, rekeraho twikomereza urugendo burimo kutwirana. Gusa uzambwira iyo nshinzi y'umugore uti ujyage. Ego. Aba hano muraho. Yemwe. Muraho. Sikunumva badakumubona amahoro da. Yemwe. Ayiwe. Mukecuru. Wararwaye. Muraho neza. Ayiwe. Nararwaye naraheze. Ufashwe ryari se mukecuru? Burya nyuma y'uko uva kuvuza Divine. Nyuma y'iminsi 3 gusa nanjye nahise mfatwa. Mbese hanyuma se wabarabashije kwivuza mukecuru? Ashwida. Nari kwivuza ntise ko nta mutuweri ngira. Iyo nari mfite ngo yararangiye. Ntabwo ndabona amafaranga yo kwishyura. Bana yanjye. Ibi ntibishoboka. Ubwo koko nta mituweri ugira? Ntayo pe. Mubeshye se ko bigutangaje se mwari.
ntangajwe n'ukuntu buri uburyo bwo kwivuza kandi ufite abana bifashisha. byihorere disi ni ngewe ubizi n'ibyariye abahemu gusa. Mana yanjye we, Divine asegereye kuki? Haraho dore umbona narinyuze hano bwije, nari ntekereje niko najyanye umwana kwa muganga, haba nta makuru ye nzi, ubu ndi murezi nyabaki. Niko kuhanyura rero ngo ndebe ko yorohewe. yewe yarari aho buhoro. Ese ubundi yakizwa n'iki atabona indyo yuzuye? Ariko mukecuru, ndakumva mwari, ntabwo mama waraza kumusura ngo arebe uko ameze? yihora iki kubu ngewe byandenze nsigaye meze nk'umusazi. Dore umunsi uva kumuvuza nahamagaye iyo ngirwa nyina ngo izirebe umwana yarembye. nzaza ejo bundi ndahantu kuri, turategereza turaheba na n'ubu kandi Divine ahora munyishyuza ngo namubwiriye nyina ko arwaye akaza kumusura. Birumvikana. Nkeka ko mu bituma adakira nabyo birimo rwose. Ubu se ko mbona nawe ntakumeze, murabaho gute kuko mana yanjye? Nta nimero ya telefone mu guhamagarira. Ibi ngewe ntabwo mbishyigikiye rwose. Reba telefone aho ku musego ureba handitse Reya. Kande Reya. Okay, ndamubonye. Reka muhamagare numve. Ndaba numva. Ivuyeho. Katayitabaza. Cyangwa wenda yayisize ntabwo yegereye. Gerageza yenda wowe arakwitaba. Ndakubwira ko nabyaye abahemusi ukagira ngo ndakubeshya. Buri gihe se ko muhamagara ntiyitabe, ntanaze kumpamagara ngo ambaze icyo namushakiraga. Ni ukuvuga ko abatabonye ko namubuze. Have sigaho byihorere. Ubwo nuko ateye? Yewe urabizi. Uzi n'ibindi? None reka muhamagaze telefone yanjye. Ubwo yatayizi ashobora kuyitaba. Ndahita amenya ko yanga ko kwitaba ku bushake cyane. Aro? Muraho neza? Uraho nawe? Urinde ko nagumenye? Nubundi nari ngiye kukwibwira. Ndi mwarimu wa Divine. Ese mama, Divine atari mariga neza? Nicyo gitumye nguhamagara. Ndikoye kutaza gusura Divine kandi yararembye. Ubwo se ntabwo mukecuru yakubwiye ko amaze ibyumweru 2 byose atiga? Yo, mbese erega nyine nawe nyine urabona ntabwo byashobokeye guhita nza kumureba rwose. Akazi kambanye kenshi. None se kuki batamuvuje ntabana na nyirakuru? Ariko ubwo urumva nyirakuru yasimburanye nawe umwana hari koko? Reka mboneraho no kukugaya. Kubona nyoko wakubyara arwara akabura uko yivuza kubera ko utamuguriwe mituweli kandi uruzi nta mikoro afite. Agire kageze mu zabukuru, agire no kwirirwa arwara n'incuke zanyu, ntimunamufashe. Ariko ko numva warengereye madame. Urakabije kutwinjirira mu buzima rwose. Ibyo byose subibwirwa niki? Ariko ubanza unasuzugura ye, nta kwinjira mu buzima se nabuzwa niki? Divine ntabwo ari ngiye wamujyanye kwa muganga nkamugurira n'imiti. Ntabwo nyoko yari yaguhamagaye ntugire icyo umumarira. Ubu rero ndakumenyesha ko ndi iwanyu. Nka mwarimu wa Divine nari mpanyize ngira ngo ndebe uko ameze kuko muheruka mvuye kumuvuza. Ubu tuvugana na nyoka ararembye. Ntabwo naguhamagaje telefone ye ukanga kunyitaba. Siko niza amayeri yo gukoresha iyanjye nkabona yo urayitabye kuko utayizi. Hindura imyifatire di. Ndakumvise urakabije. Ariko se mwebwe yo muhamagaye umuntu mukamubura, muhita mwumva ko yanze kwitaba. Rwose mama we ntabwo nari mbizi ko rwaye. Erega ntabyo baba bambwiye. Hanyuma umwana wawe urwaye utegereje iki ngo umusure? Nabyo mbirimo nzaza vuba ahangaha rwose. Ko nzi ko uri umuntu ujijutse wize, ni gute wohereza umwana ku ishuri ntunagereyo ngo ujye ukurikirana imyigire ye? Yasubiye inyuma, ntako ameze. None se nyine ntaba ari kumwe na mwarimu, ugomba kumukurikirana nyine nka mwarimu. Yaba se ndigisha? Yewe, ndimo kugosorera mu rucaca.
reka nkubwire ikindi kimwe umenye ko umwana wawe arimo agaragaza ibimenyetso by'imirire mibi no kugwingira. Sigaho kuneta agaciro di aho wambwiriye numvise ubwo urashaka kuvuga ko jyewe rero narwaza bwaki rero. Niko se mada niba urya neza ukaryama ntuhahira abo wabyaye wibwira ko urya ubashyirira mu nda. Ubu se mukecuru arakubeshyera nyamara nkugiriye inama gira icyo ukora utazicuza nta garuriro bigifite. Ese uzi ko kutita ku mwana wawe kandi utabuze ubushobozi ari ukumukorera ihohotera? Uzi ko bihanwa n'amategeko? Nakubwiye ko numvise di. Ayisa nankupa mukecuru. Reba urwo nagushije naragowe. Kanyende mwegere ndebe. Niwe rwose. Urahora? Muraho nawe mukecuru. Amakuru ikize? Yewe, amakuru yari meza. Uretse ko nyine n'indwara zaturembeje. Ni wowe urwaye se cyangwa n'abandi? Umva ati. Ubwo urashaka kuvuga ko utazi ko nyoko yarembye? Ko mama yararembye? Cyane. Ntabwo se arakirana n'ubu? Niko ye. Bibaho? Birashoboka se ahubwo? Ibigize? Ubwo bivuze ko utaramugeraho rero? Ndakanyakwata sinkubeshye rwose. Mbega. Herukayo harwaye abana. Mama arwaye ibyo yigeze kubimbwira. Ariko nari nzi ko nyine ari bya bindi by'abakecuru bahora bataka ngo barababara ahantu hose. Mva mbese? Ntabwo nari nzi yuko yarembye. Ubwo ubimenyerewe nizere ko hanyuruka mureba rwose. Kuko mperuka kumubona umusibe ejo. Yarimo yota akazuba mbona ntako ameze. Yararenze. Ubu ngubu bwo kunyurayo ntabwo byankundira pe. Ugerageze. Hari gahunda ngiyemo kandi sinzi niba iri burangire kare. Yego ubu ntutse mu mujyi uyu mwanya. Ariko disi ubwo gahunda iruta gusura umubyeyi wawe yararembye ni gahunda ki? Ntabyizeho. Uzi koko ko abana bobo nta rukundo rw'ababyeyi mukigira? Ibyo bikuye. Ntacyo mwitaho pe. Ariko ntabwo byari bikwiriye. Ariko rwose. None se ndabeshya. Icyo nkundira abantu bo mu cyaro rwose. Ese ubwo uzi ko ubuzima bwo bari ugutanguranwa n'igihe ngo kitagucika? Gukora ntega amatwi ubanza unyuma. Huse niba hari gahunda narengiyemo irimo amafaranga nyiteshe rero ngo ngiye gusura mama mu cyaro hanyuma nunguke ikirero. Niyo mpamvu mugatera imbere rwose. Reka mbikubwire muhora mu ngendo zitagira gahunda zitarangira. Mbese mwarangira abubuye abubigeze akasana harya ngo iryo niryo terambere. Iterambere ritari mu rukundo rituma abantu batakigira ubumuntu n'iterambere nyabakibaho. Nuguheruka tubacutsa mwamara kumenya kwitamika mukatwereka mu bworo bw'ikirenge ngo aho ngo ntacyo mukidutezeho. Ariko mana icyo mfa n'abantu bo mu cyaro rero iyo muhuye n'umuntu uvuye mu mujyi ugira ngo muhuye n'Imana muratangira mugasoka maganyaho. Ese nta kintu cyiza mugira mwabwira umuntu uretse kumuganyira no kumutesha umutwe? Muvuga gusa buri munsi bitagenda gusa ntagenda. Hano wagenda kubwira ibyo nuvaga byihutirwa. Byihutirwa ibiki? None ndabona ntacyo bikubwiye. Nta gaciro wabihaye rwose ahubwo wampinduye urw'amenyo. Ariko nk'ibi ni biki? Ese ubwiyo ngano yawe ubundi wakwemera ko hari abatagira n'urwara rwo kwishima? Bushobora no kwirira bugacya badacanye muziko. Umva reka kubwire. Abo vuga batagira urwara rwo kwishima izo ni inyanda zitagira icyo zikora. None se abadashaka gukura amaboko mu mifuka ngo bakore umuntu azabishingira? Azabishingira? Ushatse kuvuga ko dukene tukanasonza kubera ko tudakora rero? Ukwirwa mu matiku nkayo se. Aho uribeshya. Ahubwo ngejeje aho nashakaga. Ugejeje aho washakaga guterera. Ukoze hasi unyibutse ibuye. Kagira inkuru. Iyo abaruzi ko muri abo navugaga na nyoko arimo. Umva nkubwire mukecuru. Nyoko wakuzaye. Amatiku n'amagambo yo mu cyaro ntajya ashira ko. Ndabibonye. Ubu ugiye kuzana bya bindi byanyu mwirirwa musabanya. Nicyo ushatse kuvuga? Niko se musore. Nyirakamana ari we mama wawe. Inzara igiye kumwica ariko ajya ava mu murima. Ibyo birakureba. Uretse ubu yarembye ntabwo atuzwa no kwirirwa yirenza amasinde wenyine. Ubwo ibyo urabizi? Ahubwo se ko numva mutajya no kumusura arwaye ubu ntabwirirwa akanaburara. Yego ye. Komeza. Indi renda guturitsa ibipesu by'ishati warangiza ukishongora gutyo mutita kuri nyoko akaba agiye gupfurwa baseka. Ari wowe wababyaye. Ariko ishyari ryawe ni irya kera koko ndabibona. Oya ntaryo. Ubwo wahereye kare unyitoraguzaho kugira ngo nkuntu nturire bene ako kageni. Ntabwo ari inkuru. Mbese ubundi byo wacu bimenye.
ubyinjiramo utera ndakubajije niba bikubabaje se wagiye ujya kumugaburira bagire ngo rero ni impuhwe yewe barabasi ngo ibisi wanyu bibwirwa n'iki nyine ndi mukuru ndabona de naho kumugaburira byo amaboko atari cyo ntaramukanya da uramenye ejo mutazavaho muvuga ko naje kuroga ikindi kandi kuba nkubwiye ibyo mbona si ishyari nk'uko ubikeka ni iki kindi nagira ngo nkugaye na bene nyoko kuko mutuzuza inshingano zanyu urumva sinabura kubivuga washaka ukarakara komeza usome yewe abana banyu se umuzi babayeho bate ko nyirakuru yarembye atagishoboye kubashakira imibereho ibyo birakureba mbeswara utava aho ngaho unamerera nabi ngo navuze genda ndakubwiye niba utumvise ubwo nta matwi ugira genda disikuru yawe ndayihase kandi ndanayumvise ariko se ku ibibazo by'iwacu cyangwa bikankurikirana mama yararebye use ku mugani buriya mukecuru abana bitabwaho nande kari babareraga koko simbura n'ibintesha umutwe pe kariya gakecuru ariko n'ubu kabimbwiye kananyishimaho karankurugutuye kandi ibyo kambwiye bisa neza n'ibyo mama yambwiye ugomberukayo ariko se uvuga ko nzirengera ibibazo by'iwacu jyenyine nk'aho ari njyewe wahavutse gusa wandi ntacyo bibabwiye ni njyewe se ukorera amafaranga jyenyine kandi ubu nashwana nabo ubushize nasize ntacyo tuntu duke ngira ngo ubwo Divine arwaye nyina azaza kumusura agira icyo akora nibura kigaragara ariko ubu nkurikije ibyo kariya gakecuru kambwiye daya ntiyigeze ahagera tu ndabibonye ariko ubu ngiye kukameza muri bene mama ntabwo ibi ngibi nzanabyishingira rwose ntabwo ibi ngibi ntazabyishingira ku mugani se ubundi mama apfuye byagenda gute mbwira rero ko iyo migabane ukubutsemo hameze ndabona usigaye waka rero umva ni ahantu hasanzwe uretse imihindagurikire y'ikirere n'umuco yenda n'imirire rimwe na rimwe ibindi ni ibisanzwe ndabona waranasirimutse rero nubona noneho ko usigaye usa nk'umugore w'umunyamujyi rwose se ngira ngo urabibona ko kuba waramaze igihe utari kumwe n'abana hari icyo byagufashije ariko reya na n'ubu ko uracyatinyuka ukavuga ko umubyeyi ubana n'abana bari ikibazo ni ikibazo batuma adasa neza uguze agahinda nagiye mfite ko ngiye kure y'abana banjye kubimenyera byarangoye cyane sinashoboraga kurya ntabanje kubaza papa wabo niba bariye bagahaga bakaryama naho ibyo kuba ni akabyo ni ukubera ikirere cyaho narindi ndetse ko n'ubundi nsanzwe naka nuko utabibona nta mpinduka ku myitwarire yanjye rwose ukunzi niko nkimeze ariko rubanda mugira ibibavuna koko ubu narinzi ko ubwo wamaze igihe utababona wamaze kumenyera ko kutabana n'abana igihe cyose bishoboka none n'ibyo byawe koko reya kuki utava ku izima koko ariko ushobora kuba kutabana n'abana bawe bifitemo izindi nyungu da ndumva atari gusa nabyo nyine nakubwiye ko inyungu ya mbere byandinze ari stress ndarya nkaryama nkajya aho nshatse n'igihe nshakiye nkabona n'umwanya wo kwiyitaho erega urabona hari uwamenya ko mbyaye gatatu ndaka ariko noneho nakumira ubwo mbese ushimishijwe no kuba uri inkumi kwitwa umubyeyi kuri wowe ni igisebo mbese ariko nawe rero umaze kumuyobera uyoberane umuntu uvuye mu mahanga ukaba ugifite n'imyumvire nk'iya kera koko ubu rwose narinzi ko noneho wasirimutse no mu bitekerezo aho yewe we ngo ukivamo n'ikikuvamo koko yewe uracyari wa wundi birababaje erega nshuti yanjye nari nagiye kwiga kongera ubumenyi nibyo nshaka kuvuga mbese ntabwo nari nagiye guta igihe mu bitamuha agaciro nk'ibyo uvuga rege reka tubyihorere ese nta kintu wanzaniye Jose nk'igiki ubwo agakanzu keza utuvuta twiza twa makiyaje isakoshi udukweto twiza mbese utuntu two hanze ku buryo buri wese nyina mbona akibazaho nahaye uretse ko ntari no kumenya ibyo ukunda ariko urasekeje pe none se ko njya kugenda utigeze untuma ngo mpe n'amafaranga urumva nari kubigura iki koko ubu se wibagije ko nari nagiye kwiga wari kubuzwa n'iki se sinumva se ngo iyo mwiga iyo hanze baranabahemba ariko ye ntabwo duhembwa ku buryo umuntu yavuga ngo afite amafaranga reya amafaranga duhabwa nayo kudutunga mbese twifashisha muri icyo gihe turi mu masomo ntacyo dusakura rero ku buryo umuntu yagura n'ibyo byose uvuga mwese niko mwamuvuga
wagira ngo ayo manyago yanyu yo hanze yabavumo muza murira. aha yewe reka ibyo tubireka di ubyumve cyangwa ubireke. Hanyuma se amakuru ki y'abana? Abana baraho ubu barakuze ndabyumva. Na n'ubu se baracyari kwa nyirakuru? Cyane rwose. Gusa simperuka kandi ngo Divine yararwaye. Ego mana. Ukamenya ko umwana wawe arwaye ntujye kumureba ariyo. Ubwo uhugiye mu biki biruta abo wibarutse ko. Ese ubwo wumvise yapfuye kandi utazi n'imirwarire ye? Oya ceceka wivuga ibyo gupfa. Ntibikabe. Ariko nyine ubu ngubu ndimo gutegura kujyayo vuba da. Yewe Mwarimu aherutse kumpamagara arantukanya nakasa. Ngo sinsura umwana ku ishuri. We yasubiye inyuma, we yararwaye, yaragwingiye n'ibindi byinshi. Ariko rero icyanciye intege kuruta ibindi nuko yangwe ngo umwana wanjye afite ibimenyetso by'imirire mibi. Ayiwe. Urashaka kuvuga ko Divine arwaye bwaki rero? Ibaza urwaje bwaki uri nyine usa gutyo. Mwarimu akubwira amagambo nk'ayo ngayo uratura muratimaza. Ntimwihutira kujya kureba uko bimeze. Muvuyeho pe. Inama zanjye zose wazikubye na zero. Rwose ubucuti bwanjye nawe burangirira. Hato hatazagira n'uvuga ko ari njye ukoshya. Reka. Amakuru Jose. Ndabona weekend wayitangiye. Amakuru ni meza Maria. Nawe urabyumva nyine weekend ni uburyohe. Mwiriwe nawe. Wiriwe neza. Ugiye mu mujyi se nawe? Oya, ngiye hariya hafi. Hari utwenda tw'abana nayo nadodesheje ngiye kureba ko twarangiye ntuzane. Bahora batunyishyuza kuko nabajyanye ngo babapime. Abana nyine niko bameze. Ntabwo bajya bibagirwa. Barishyuza mpaka babonye ibyabo nyine. Nibyo rwose nta mikino bagira. Gusa abana bagira umutima mwiza. Erega na Yezu yaravuze ingoma y'ijuru zinjirwamo n'abafite imitima nk'iy'abana. Nibyo pe. Uyu mudamu yitwa Mariyamu turakorana. Mariyamu nawe rero uyu mudamu dusanganye yitwa Reya akaba ari inshuti yanjye. Ngo Reya? Ese Jose ubwo si Reya nzi? Umuzi usanzwe umuzi se? Nyine ndumva iryo zina atari ubwa mbere ndyumvise. None se cyagiye se watunyuzeho ari kumwe na Muhirwa? Wanshinzwe urakiwe wantwariye umugabo akabasiga cyangwa nyamuneka nimusige ariko wa mugore uri ndugurita wari wamboni wawe yanjye wenda ariko se Maria muri murekera aho ngaho niko mureka kwiharubanda murabona ukuntu abantu bose babahanze amaso babashungere nyamuneka reka nkakosore reka zongere kuntinisha iyi ndaya yari gutwara abagabo babandi imbone iyo katiruka kari kumbona. Ariko Mariyamu rwose umva Mariyamu ibintu ukoze koko ubu urabona ari ibiki? Uzi ko utagira isoni we? Isoni z'ikihanda. Ceceka shabyihore. Mu muhanda rwagati abantu bashungereye. Agahinda natewe nari yashyano ry'umugore. Nizere ko Muhirwa namenye ko nagakubise atazongera kuyobera mu nzira iwabo. Umva rwose nawe urarengereye. Buriya rero usanze twarimo dushwana kubera ko yambwiraga ko abana be barwariye kwa nyirakuru akaba atajya kubareba. Iriya ndasi wundi igira abana. Ubwo abana yabikuyeho rero arimo kugira ngo akunde agerarana n'umugabo wanjye. Nawe ngo yajya kureba abana areba abana areba abana ibiki. Umva gusa nanjye natetse ko ariyo mpamvu ubona abana be ntacyo bamubwiye. Bamubwira ariko kuriya ni ugufu uhagaze rwose. Ariko nanone sinarinzi kugira amahane bigezaho. Kugezaho urwaniye ku muhanda. Ndagakosoye rero nizere ko kagiye gusubiza ubwenge bw'igihe. Yenda amasomo ngahaye abana bayagiramo umugisha ndetse n'urugo rwanjye. Ndomiwe pe. Akira agakoma mukecuru maze umwishe ibyo binini bamuhaye. Ndabishobora se. Uko ari kuzapfira hano? Sindabimira mwana wanjye ko mu kanwa hasharira. Urihangana yiga nta kundi byagenda. Utabinyweye ntabwo wabaho. Ngaho kambanze nakurebye neza. Ayiwe. Ihangana ugerageze ntacyo biri bugutware. Yewe nanjye ndakurushya gusa Imana izakumpera umugisha waritanze bikomeye mwana wanjye. Erega ungana mama wambyaye mukecuru nta gitangaza kirimo rwose. Kandi icyo nifuza ni ukongera kukubona wakize ukiyitaho n'abana bakakubona. Nzakira mwana wawe. Baza ku ishuri bakonje bafite ubwoba kandi ayishimiye ko kaje kumbwira ngo nze kugusura warembye ngo ntubyuka. Ese nabo baba babibona ko ntakomeze. Yewe bararushye baciye akenge koko. Akira ibi ngibi rero nibyo uheraho birahita bikorohereza. Ayiwe
banza usome ku gakoma gakeya ukajungike ubone ko unagaye ibyo binini uhita umira. Reka ngerageze mbitinya ntese. Ihangane. Ntubona ko ubigenje neza? Gabakira n'ibi bisigaye. Urutuje gato. Awi, sinjye wahera. Nari nzi ko bitari burenge umuhogo pe. Ngaho inywa n'icyo gikoma gisigaye cyose mu gakombe. Ukimare cyose kugira ngo bimanuke neza. Akanwa karashariye. Ihangane rwose ukimaremo umukecuru. Abantu muraho. Tumva umuntu asuza ariko sinzi uwo ari we. Numvise ari Remy. Sikutangaje mukecuru. Abana bawe bose uzi amajwi yabo. Bose nzi uko bavuga. Ku buryo niyo naba nkangutse namenye uvuga ko ari kanaka, uwo wundi ko ari nyirakanaka da. Siko suza mukanyihorera aho mwagira ngo mutampara. Turaguha humura gusa twararembye. Muraho neza. Mama umeze ute? Meze uko nyine ntundeba se. Ese kumbwira nabi. Kibwire nawe. Nari ntegereje ko muzaza muje kumpamba. Ubanza bwo mwabona umwanya da. Ariko se mama konje nisanye ukabonyakirije nabi koko. Uramuri. Ubuse nibwo wamenya ko ndwaye da. Ngaho beshya twumve. Yego sibwo nkibimenya. Ariko ringo mbonye akanya ko kuzo nyine. Cyokora muzi kumpa rubanda namwe mutiretse. Uwo musozi wose uzi ko narembye nishwe n'inzara kandi mwese ntawe unyitayeho. Vuga n'iki koko? Ubutumwa wahaye buje nibwo muheruka guhura yaratumitse nyine. Ntawe atabibwiye. Ariko banze impamba y'ingiye uturi umujinya ariko ari ngiye uba wakugezeho gusa. Yewe niwumva atari ngombwa uzarorere kugaruka. Ubwiye ntagira uyu mwana w'umunyarwanda ntabwo mba narapfuye koko. Ahubwo nta nubwo namumenye. Gusa ndabona amaso ataraye. Wamubwirwa n'iki? Ni mwarimu wa Divine umwishywa wawe. Ubushize niwe wagize impuwe ajya kuvuza Divine. Akomeza kujya dusura kugeza ubwo nanjye asanze nararembye akajya kumvuza. Nukuri yagize neza pe. Imana imuha umugisha yarahatubereye. Mukecuru wakwiryamiye ukaruhuka. Ubwo nturi bwinaniza ugatuma umutwe ukomeza kukurya. Nabura nte kuvuga koko ngo umujinya n'agahinda mfite binshiremo. Ese nta makuru yareya na bene nyina bandira? Mama mwimbaza ibyare rwose ntabyo nitayeho. Muse tutajya inama. Tugura twatangira kugana nazamura ikibazo cy'abana tugatongana. Yego. Tugashwana bikarangiriraho. Reka mfe kumuhamagara numve kanyitaba. Halo? Ese bite ko wabuze? Naburiye hariko. Nagira ngo umenyeshe ko mama yarembye rero nta kindi rwose. Ndaje ndi kwiremba. Ese koko yaguhamagaraga wahageze? Ahubwo twanavuganaga mwumva. Muraho ariko? Muraho neza. Muraho nanjye. Muraho. Mama umeze uti? Ese ko mbona amarira arimo kufunga mu maso. Raya. Warambabaje bihagije. Nta nubwo nifuza kongera kukubona. None unisubire ni mu nshaka rero. Nushaka kugenda. Ntacyuramira rwose. Abana se bariye. Abo barakwibagiwe nkuko nawe wabagenje. Nta soni koko Reya. Uzana abana ujugunye hano. Habe no kubaza amakuru yabo. Habe kumenya imibereho yabo. Nakoreka ndekeraho. Ubonye uko Divine ameze nawe ugenda wishongora utyo ndabona waranigize umuzungu da. Kose ko numva kuza hano birutwa niyo mbyihorera. Iyo byihorera se nyine nukunsanganiza ibitutsi n'imivumo. Sinkuvumye mwana wanjye ngo nubundi byaye ikibazo irakirigata. Ubwo koko ndeke kukwibutsa ko wamemukiye byihorere. Oya ariko se abana banjye nibo bari hano bonyine ra. Umva mbese baguteye ikibazo. Umva ko gasigane kanyu uratinyuka ukavuga. Kurya abana baratandukanye dini. Hari ababasha kwihanganira no kwakira ubuzima babayeho. Hari nabo bitonda bikabananira ndetse bikanabagiraho ingaruka. Nubwo na bene nyoko batita ku nshingano zo kurera abo babyaye uko bikwiye. Umenye ko abana bawe ubuzima wabashyizemo bwabananiye burundu rwose. Basubiye inyuma ku buryo bugaragarira buri wese.
erega tutavuze byinshi njyewe ndi mwarimu wa Divine. Ese niwe wampamagaye cyagihe? Niwe. Kandi ngira ngo ibyo twavuganye kuri Divine byose urabizi. Ahubwo ikintangaje nuko kugeza ubu ntacyo wigeze ubikoraho kandi ndeba uri umusirimu. Ikindi mugomba kumenya wowe Reya na Remi nta mitiweli ngira. Uyu mwana w'umukobwa yamvuje ku mafaranga ye, agura imiti ku mafaranga ye, kandi n'ubushize amafaranga yavuje Divine niwe wayatanze kuko niwe wamujyanye kwa muganga yarembeye ku ishuri. Mugomba kumwishyura vuba amafaranga ye, mumwishyure rwose. Ubwo yose hamwe nangahe rero? Aya Divine kuko we yari afite ubwishingizi ni 10,400. Ubwo harimo ibizamini bamufatiye hamwe nayo imiti namuguriye bayimwandikiye. Ayo ntabwo banteye ni make cyane. Ayo nakoresheje mvuza mukecuru ni 33,200 kubera ko we nta mituweli agira. Harimo ayo kumusuzuma, ayo gufata ibizamini ndetse nayo kumugurira imiti. Ubwo rero Remera abe yumva. Ndabe numva iki? Fagitire ya mama nyine niwe ugomba kuyishyura. Ariko ni n'ubu uracyarishana. Ntunuki. Umenye ko nanakuruta rwose ndasumushye. Ndakubwibona. Ubwo se niwe yabyaye nyine. Ese ko umusigana ko kubwo mwumva bikwiye. Ni ukuvuga ko umwe muri mwe atamuvuza rero. Ubwo se karera abana banyu mwese adatoranyije. Menye impamvu atabonye mituweli. Mwaramusigana. Se birakureba. Hari aho baguhisha se. Ese ubwo mfuye byagenda gute?